Hello, muraho cyane ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Turacyari mu rugendo rwo mu Bushinwa. Nari nabwiye ko mbaha video ariko iminsi iramfata birangora mbura akanya, ariko ndahari ntaho nagiye nta naho nenda kujya. Tujyane kurangura, tujyane gushaka imari yo gucuruza muri Credo Light. Ubungubu twagiye muri electricity, twagiye mu matara n'ibigendanye nayo byose. Uyu ni umujyi w'amatara. Bantu banjye naboneye mu Bushinwa ntabwo ari byo natekerezaga ko nzabona. Nabonye ibirenze ibyo natekerezaga. Wenzi ko ari ahantu nyine haba ibintu byinshi, ariko nasanze haba ibintu byinshi birenze ibyo natekerezaga ko bihaba. Uwo ni umujyi wose w'amatara kandi munini kabisa. So rero twari tuyagezemo tugira ngo turangure. Murabona ukuntu haba hari udutara twiza. Muratubona utwo dutara twiza. Ahandi hantu muzadusanga i Kigali ni muri Credo Light. Muze nkubahe tumeze gutya. Tubacanire rwose ahantu hase neza kandi habe hari n'igikoresho cyiza kiri original. Ndagira ngo bamenyeshe ko aho nagiye ngewe kurangurira ni ahantu harangurirwa ibintu bya original gusa kandi byiza bisa neza. Twutara ni udutara twa plafoniye, tuba dufite vani. Murabizi ubushyuhe buri i Kigali, dukeneye vani uko byagenda kose urayisabwa. Aya ngaya rero muri Credo Light arahari. Izo ni snake light ku bantu bazizi, murazizi. Utayifite mu nzu yawe ntabwo hasa neza kabisa. Muze muri Credo Light nyiguhe, komeze udekore kandi unacane, bigendere rimwe byose. Ntukeneye indi dekorasiyo. Muri Credo Light tuguhitara rihita rijyana na dekorasiyo, byose bikagendera rimwe. Ngira ngo murabibona ko dekorasiyo zinahari, by the way nazo zirimo. Ubundi dekorasiyo n'amatara ni ibintu bibiri bijyana kabisa. Reba nk'aho hantu uri kubona inyuma, reba nk'ako kantu gakoze wenda nko kuri balcon cyangwa se wenda muri jardin, ukuntu biba bisa. Wall lamp zo ni ibisanzwe muri Credo Light, murabizi ko tuzigira cyane, ni umwihariko wacu. Wall lamp twa tuzifite nyinshi. Wall lamp no two dutara two kubikuta. Amashandiriye nayo murabizi ko ari umwihariko wacu. Abo twayahaye amaboko hejuru. Aba ari meza kabisa kandi aryoshye mu nzu. Amaparafoniye mu ibyumba by'abana, ibyumba ibyo ari byo byose tubafitiye rwose amaparafoniye ajyanye n'icyumba, yaba icyumba cy'umwana w'umuhungu, icyumba cy'umwana w'umukobwa, icyumba cy'abashyitsi. Harimo uduparafoniye twiza cyane kabisa. Kandi ikindi kintu ngira ngo mbabwire, amatara turangura ni amatara aba atwara umuriro muke, ni amaredi niko bayita. Ni amatara ari economique ku muriro, niyo twebwe turangura cyane. Amatara ry'umuriro mwinshi wapi, ntago tuyarangura. Tuzana amatara meza kandi ari economique ku muriro wacu, ku buryo uricana rwose umuriro wawe ukaba uri safe. Two nutwo muri jardin, two turahari. Ntubure uze tutuguhe rwose ucane neza. Hari n'utundi muri kubonamo inyuma hirya, natwo turahari. Twa tundi bashyira utungoto bashyira ku bikuta hanze. tuba ari udutara nyine twagenewe kujya hanze kabisa ku bikuta, turi waterproof, ni ukuvuga ngo tutangizwa n'amazi, niko babyita. Hanyuma hagasa neza. Umujyi urawugenda ukumva urarushye. Aya ngaya rero ni amapurize, interrupteri y'ubwoko bwose, amapurize y'ubwoko bwose nayo arahari meza. Sinzi umuntu ababwira meza. Muve kuri biriya bintu barabahangitse ndababara. Ni ukuri byanyabyo biri seriye. Nazanye amapurize meza n'amatara meza, ibintu nyine byiza nyine biri original. Hari ahantu nigeze kurangurira amatara ya pirate ndababara, ariko niyo mpamvu niyizeye muri China
kugira ngo mbazanire original mundebere iyo nyubako mundebere amatara arimo hose abari amatara uwo mujyi wose ugenda ukananirwa ku buryo udashobora kuwugenda umunsi umwe ngo urangize. Aba ari amatara gusa, kuri n'udutara murabona ko ari udutara nyine twiza ushobora gushyira kudekora, ushobora gushyira muri salle à manger aho ariho hose no muri salle aho ariho hose. Dore sasa tw'ikirori ko dutembera. Mu by'ukuri abatazaza kugura mbere bazasanga yashize, kuko ntabwo nazanye imari nyinshi cyane, ndi kugira ngo maze ndebe ukuntu muba excited mukaza mukagura muri benshi, kugira ngo nzahite nanasubira nzane n'ibindi byinshi cyane. Inshuti zanjye, bantu banjye bo muri coffee shop, mwabibonye amatara yo muri coffee shop, abantu twagiye tuyakorana, abantu twagiye dusetingira ama coffee shop, rwose Imana ibahe kandi baha abakiriya, mucuruze muhahe muronke mu izina rya Yesu. Ibintu byacu tubiherekeresha umugisha w'Imana, bikagenda bimeze bombo bikagenda bizana umugisha. Utwo dupurize twose turahari, tw'umukara, twa grey, tw'umweru, twose tugiye duhari mu mabara yose atandukanye, amabara menshi agiye atandukanye. Muzaze tutubahe twiza kakandi ushyira muri salo ukajya ubona nyine hasa neza, ukajya ubona n'ahandi hantu wakabonye. Reba nk'utwo ngutwo, nta kantu ushyira mu nzu ugasaba umuntu wese yakinjira akavuga ati aka kantu se ko gasa neza, ko ari keza, kandi nyine nta nubwo binahenze, makeya, kandi utuntu nyine twiza kugira ngo babibone. Ukoraho ukumva akantu kari mu Rwanda, kari muri Amerika, kari muri Australia, kari he none mana mana, ni ukuri rwose singira urota mbabona ngo mbibagurisha. Bayita chandelier. Biriseri, aya matara ni meza pe, amatara ni meza, atuma iwawe hasa neza, hazana umucyo n'umunezero. Ndagira ngo mbibutse yuko uyu munsi turi muri electricity, uyu munsi turi mu muriro, ejo tuzajya undi munsi nakoreka ndeke kuvuga ngo ejo hari igihe mvuga ngo ejo gasanga mbuze umwanya wo gukora video, nanone gushyiramo voice over bikangora. Aya ni amampule agiye atandukanye, n'ama spotlight, byose birimo ku bantu. Nanone abakiriya bacu barabizi ko tugira ama spotlight menshi cyane kandi ya original. Ikaze tuguhe spotlight. Kuri ubu ngubu ngira ngo umuntu udafite utuntu tw'udu spotlight mu nzu rwose ntabwo hasa neza. Iyo ndushye ntambika ibirenge ntibo bitendeho. Ubwo nari nananiwe rero, kabisa ko ni ukugenda umunsi ugakwiriraho uri kugenda, ariko haba hari ibintu byiza bituma amaso atananirwa, kujya wumva ntushaka no gutekereza ko wananirwa, ahubwo ushaka kuguma ureba ibintu byiza bitatse isi Imana yaduhaye. Ngayo nguko. Murabona tugenda tuva hamwe tujya ahandi, tuva hamwe tujya uko ni harehare, bagenda n'imodoka ukaruha, kongera ukagenda n'amaguru ukagira ute, ntabwo biba byoroshye, aba ari ibintu bikomeye cyane. Wose aba ari umujyi w'amatara gusa, nta kindi gicuruzwa wabonamo usibye amatara, amapurize n'amainterrupteri n'ibiryo. Nta bindi bicuruzwa ubonamo, nta bindi usangamo. Nuko twaguze akembe, ntabwo nakaririye mu nzira, naragahashye nyine nkarira mu rugo. Sibye ko bampaye ikeya nyine yo kuntonerera, kubera ko narindi ntabwo nari mfite icyuma cyo kugatonora. Tuba tumeze neza kandi tuba dufite isuku, nubwo ubona dutwaritse kuri, ariko tuba dufite isuku, tumeze neza kabisa, tumeze neza pe.
iri tara ndagira ngo mbabwire ko ndifite muri credo light. Iryo uri kubona iryo umuntu uzaritwara azaba atwaye itara ryiza kabisa, rimwe niryo nyine itara rya mbere mu matara meza twaranguye. Iri niryo riyahagarariye, ririya mubonye, ntabwo nzi niba muribonye neza, ariko ni itara rinini abantu ryarindi ushyira muri salo nyine ya danje. Nuko uba ureba aha igice kimwe ukongera ukagenda ukajya n'ahandi, umuntu aba afite shopu hasi hejuru hose, ugenda uzamuka ubona amatara. kameramani ndagukubita mana, nta mukameramani nari mfite, ariko kameramani utaha nzamurya ikinyungote. Utwo tuworampo rero urabona ko twari turi, nari ndimo kuturangura, ndimo kubateka n'umukame aka kugira ngo twose ntuzaneho nzane utuntu twiza kabisa. Kandi ndi gutekereza uyu nguyu ari nk'umunsi wa kabiri, hano hari ku munsi wa kabiri kabisa, kuko twagenze mu matara nk'iminsi y'ibiri. Izo plafoniye zirahari, nk'iyo plafoniye iriho aka kavani irahari, kandi ndakubwiye ngo ni nziza. Ntugire ngo ntubone vani ngo ugire ngo wenda ngo utwara umuriro mwinshi, oya, ni umuriro usanzwe w'itara nyine risanzwe. Ubwo niba utwara wati 10 ni 10, ntabwo kubera ko hariho vani ngo biri bube wati nyinshi, oya, utwara umuriro muke kandi ni agatara keza. Hahandi nyine ugera mu nzu wakumva hashyushye ugashyiraho akavani kadasakuza, katagira gute, nyine dusirimutse dukwiriye inzu yawe. Aya ni amashandiriye, ugira ngo si byinshi, ni byinshi kabisa. Dore amagambo, iyo mba ndi nayo pe, ndebera nk'ako ka interrupteri keza originali. Nibyo nari ndimo kuvuga, ni ndebera nk'ukuntu n'aka originali pe, ndebera so twari spotlight, ntuzabure rwose ikaze. Ngayo nguko, ayo yose aracyari amanyubako, barimo amatara, barimo ibitara biri presentable, bisa neza. Kandi ubwo ngewe mba ngenda ahantu hose, mba nshaka kuzunguruka, kandi ubu mumbona ngo nananiwe, abo turi kumwe baba bananiwe mbere yanjye, mbere ariko ngiye kubera ukuntu mba naryohewe, mba numva nshaka gukomeza nkagenda, ariko mana yanjye ni gute ubundi nisanze muri ibi bintu, ngasanga ni domaine yanjye, ngasanga turahuza, nkabikora numva nishimye n'umutima. Imana izi ibintu, iyi Mana twakurikiye irarenze pe, irarenze, iba yakurebye ikagukorera karikiri. Nuko natashye rero abantu banjye, n'ibifurumba nyine nk'abandi babyeyi bose, mba narushye, ikirenge kiri kugenda gitamba. Imana ibahe umugisha guys, muzaze kuduhahira. Ku bindi bisobanuro turashyiraho nimero, hanyuma muzakomeze mutubaze. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, bye.